muraho neza kanongere kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza amahoro y'Imana n'abandi namwe kuko mubizi niyo munderike channel ni isoko Eric Sport TV niyo tugenda tubazanaho ibiganiro byiza amakuru meza agezweho kugira ngo tugende tuganira cyane. So rero amaze iminsi nari kuboneka neza ariko umuntu abonetse kugira tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Shimira abantu mwese mwasubije muri comment murabo umumaro kandi murabigenzi mwasubije neza cyane. Ibisubizo byanyu rwose twarabonye kandi twarabyishimiye. Imana ibahumugisha mwasubije neza. Ndabakunda cyane niyo bamuzaye bahoza ku mutima cyane. Uyu munsi nazanye ibindi bibazo noneho umuntu ugomba kubisubiza neza. Ndashyira nimero muri comment aze kunyandikira n'amafaranga 500 gusubiza ibibazo byose neza akagura amayinite kugira ngo ajye abona mega zo gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. So ikibazo cya mbere cy'uyu munsi kiragira kiti mbese Imana turaganira ku bibazo by'Imana uyu munsi byo mu ijambo ry'Imana cyangwa byo muri Bibiliya. Ikibazo cya mbere kibaza ngo mbese nuhe muntu wa mbere Imana yaremye? Ese uwo muntu icyo kibazo gifite na mbere ese uwo muntu Imana imaze kumurema Imana imurema yamuremye mu buhe mwaka? Icyo ni ikibazo cya mbere gifite na mbere ni A na B. Ikibazo cya kabiri kikabaza mbese Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Uraza kumbwira ibitabo bigeze Bibiliya gifite na B yacyo. B yacyo nayo iravuga ngo mbese Bibiliya igizwe n'ibice bingahe? Hari ibitabo hakaba n'ibice. Ibice bingahe? Noneho ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ese isezerano rya kera bifite ibitabo bingahe? Noneho ibyo bitabo urambwira ngo ibitabo nka bitatu urabinyuza muri comment wandika ibitabo nka bitatu uzi mu isezerano rya kera. Icyo ni ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya kane nacyo kirabaza ngo mbese ni ikihe kintu cyatumye Imana ihana Adamu na Eva? Iki kintu cyatumye ibahana. Adamu yamuhanishije iki? Eva yamuhanishije iki? Imana be. Iki kintu cyatumye Imana ihana Adamu na Eva? Adamu yamuhanishije iki? Yamuhanishije iki? Murakoze musubize ibyo bibazo neza uko nabibabajije. Ubundi nimero muri comment umuntu bisubiza neza ababizi ko ibihembo birahari abisubize muri comment kandi akarusho kazaba mu kiganiro gitaha. Ubasubije neza tuzamuhamagara live tumushyireho tumubaze ko amafaranga yabonye y'amayinite nabemerewe kugira ngo n'undi wese atabavuga ngo birangisigaho cyangwa n'ubutunguzi hoya tuzabisubiza neza ngo nyine abantu mwasomye Bibiliya mubikurikirane. Iyi ni channel yacu cyangwa yanyu isoko Eric Sport TV. Ubwo rero mubisubize neza ibiganiro byo nakagaruka.